Oh, umusaza ubwo ntaho yarageze kweli. Okay. Ndahera ku kikwera. Ntabwo hari imirimo myinshi yo gukora. Okay, fine. Kamere mu gikoni ndumva nanashonje. Ibindi biraza nyuma. Alo, urabizi ko nabikubwiye mu gitondo. Ndashaka intebe 100, ngashaka niyo myenda ikiri mishyashya. Nyine ushobora kuzana wenda tuvuge reba amabara meza, nta kibazo. Ikindi kandi uwo mutetsi saa 10 agomba kuba ari hano. Agomba kuba ari hano saa 10 za nijoro. Saa 11 nanjye ndaba ndi maso dutangire tubikore neza. Sawa ubwo ngubwo mwongere kumbwira icyo mutumva. Sawa. Akomo warasaze. Ego mana. Ubu watangiye guhamagara n'abatetsi abantu bose. Ntabwo nakubwiye ko ari ibintu bitarenze kuko reka nkubwire. Ngewe ntashyashyaniye umukwe wanjye naba nashyashyaniye. Nazashyashyaniye ni burisi. Ahubwo mbwira ikintu nakwambara. Ubundi nzambara igihugu. Mana yanjye nta bintu bire dore iki ngiki rero niyo mpamvu nanga kukubwira ibintu byanjye byose. Uragenda ukabishya mukabishya. Nta bintu birenze nakubwiye yuko azaza ari wenyine nushaka uziyambarira igitenge. Jewe nambara igikwembe bibaho ahubwo reka nkwereke nzambara ya bubu papa yigeze kunzanira igihe yaherukaga muri mission nimba yariguriye ngo muri Nigeria yindi nyine wambara nyine kabisa ukabona wambaye neza. Oh hey, none se ubushize wari uzengira muri kubeshya uri mu nkono Nasana hizi twareka ndimutegurira ibya saa sita. None kuko ubona uri mu gikoni neza mu nkono wabona neza uri umugabo w'igisambo ruhagwe. Ndazazi ko utagira ikira kunsetsa. Nese igitangaje kirimo ni iki? Tangaje. Umva rero mugire inama ya kigabo mwana. Basi ibintu uzajya ubikora abandi bagabo badahari cyangwa se mu makosa ko bazagira ngo muze yarakuruze. Ese iyo burya rero inama ya kigabo bavuga. No, iba ari ukundoga ntababyishimiye kuko iyi ni mirimo y'isanzwe nk'indi yose. Kagiriwe. Ko ndi kubona guteka se byo basi nduzi ugerereye hari n'ibindi watangiye kwitoza. Nasara. Ya ariko hari n'ibindi ndi kugenda mbikoraho. Nkundi kwiga guheka hari igipupe yanzaniye so ndikukigiraho guheka. Ati guheka. Ya buryo yagiye so tubana nta kintu kizaba icyo gusa. Ugaheka igipupe se? Niba ari uguheka igihe yahetse nanjye ngaheka niba ari uguteka agateka. Oya zana igipupe uheke turebe se deka ndebe wasanga ndi kuro. Uri umwemera gato. Ese nejide cyane nejide tuzanahindure n'izino. Icyo nshatse kuvuga ni ngombwa ko mu rugo habaho gufatanya. Zanugereke ndebe. Uzi ikintu ntazakora ntazamufasha na gatoya. Ndumva ntabwo nashobora kujya ku gise
ni kubyara n'ibibaho cyose ari umugabo ntawe yaje ibyo wenda byo ntabwo nzabishobora ariko ibintu nk'ibi kaza nkwereka zabemereke rwose reka kanakobo ibyo mbonye rwose mama reka nkubwire ubu ngubu ko washyushye ubu se ari ubukwe habe nk'ubwo wibivuga uzi ubu ngubu noneho ni no mwisabwa bwo ndi kuranegereza nkabiruta nkavuga ngo se nzambara iki umuhoza azasohoka yambaye gutya abakobwa bazamuherekeza naba abadamu nzaba nicanye nabo nyine basaza banyikije ndabitekereza ndabirota nkumva ndapfuye biki ariko hari uzahamagara n'ibiki byose have hari ikintu ushaka kukubwira kandi ugomba kwitondera mu matwi yawe urabona gusabwa k'umukobwa no kumukwa ni ibintu bihesha ababyeyi icyubahiro uri kunyumva ikindi nawe kandi bikaguhesha agaciro urumva ndashaka kuzambara ku buryo nzatigisa kano karere kose bazamara umwaka babivuga uri kunyumva ahubwo hari n'ikindi natekereje nk'ubu uhamagaye abanyamakuru n'abakameramani ubukwe bwacu mu gihe nyine buri kuba ubukwe bwacu bugaca kuri Instagram bugaca kuri Facebook bugaca kuri TikTok hanyuma bikaza no guca kuri WhatsApp no kuri televiziyo se ko nabivuga no kuri radio bishatse babivuga abanyamakuru bose tukabahamagara umva bikagenda bicaho twaba twicaye mu bukwe isi yose ikatureba basi mukadutsebye jya ubwira mwigishwa babivuga ngo Facebook ki bavuga Instagram urumva Facebook TikTok WhatsApp bazajya kugushyira kuri WhatsApp bazajya gupostinga afite nimero zawe akusisiye bibaza nyine kandi ikindi nakubwiye ntabwo uri kumva ibintu byo ukubwira ntabwo ari ubukwe si no gusaba n'umuzabujana kandi azaza ari umwe sinzi impamvu ibyo bintu byose wabishyushyemo ibyo ngibyo se nibyo wambwiye nako mareka nkubwire si wakoze ubukwe bwawe narabukoze nakubwiye ngo ushatse kuvuga icyugo ndabizi wasanga uzamuhindura tubyorere muho uretse kugenda mbwira nzamuhindura gute mama kora ibyo wari urimo nanjye kandi gukora ibyanjye ubwo turabona dusubiye ni hahandi ikiganiro ntabwo kirangiriye hano turongera hanze mpamagara w'imyenda ahubwo yawe ndaje ahubwo nanjye nawe nkwigisha ukuntu baheka umwana so imagine ko yari umwana ariko brag zawe zo kumuseka gusa uzivane munsi so umwana niba umufashe gutya ibyo kumuheka ushobora kuba umwegereje hano uyu ariko niwo wigiraho none nigiraho so akaboko kabugafashe kugira ngo ataba yagucika nyine biraho ntabwo nzaheka umwana we nyereka nyine kakamwereke so noneho ukamwohereza mu mugongo gutya ugifashe ka kaboko kugira ngo ataba yagize imikino noneho urabona ko nkimufashe gutya n'aka kaboko nkigafashe so ushobora gukuraho kuko namufashe we kandi yageze mu mugongo so nshobora kunama uko yagezemo so ngafata ugenda ubishyira isigaho atangiye kugaruka asema ugenda uguhera se kandi ukubwira ko ndi kubyiga kugira ngo nzajye mfasha n'umugore wanjye ntacyakira ariko ubwo ntabwo uzongera kuba inshuti yanjye nzayamwiteje indi nuko sinusa siko imitekerereze reka nyine unyereke turebe so wabibonye se ni kuriye so urabona ndi kubyitoza mbabwire reje ni mwe muduteza abagore muduteza abagore rwose nta mugabo wakoze ibintu rwose sinusa ngo tubateza abagore cyane rwose no kuteza kutambaye ijipo se yuko nduzi bikora wambaye ikabutura asiza ko wambaye ijipo nyine kubyemera niwe muduteza ubwo nta n'isoni ufite zo kumva uri kuvuga ibintu nk'ibyo oya nibyo si bo tubateza abagore gute siko abagore se ni oya eje ntunyumve nabi ishatse kuvuga yuko nyine abantu nkamwe nyine mutuma abagore bitera hejuru ugasanga nta nubwo bakikubaha nk'abagabo bakadusuzugura kubera ibintu bine by'abagore hejuru ubwo nyine urikosoye uri kumva ukisobanura ariko niko bimeze nasa ibi by'abagore
hatagira ukubona hari ibintu tuzapfa byinshi ntabwo ejo ni ukuri kw'Imana